hashize imyaka 6 wagiye afite 13 fata ubwo ni 19 19 arakiba ko wakuze nanjye ahubwo nakuyobewe maze kubera ko nabayisire queen uyu minsi ukigenda yicuma uvugana nabo muciringa gake gake bigenda biza ngo dumburi dameze nk'umuntu ufite akabuye karunya mu nyanja ngo sibyo no singo sibyo rata sundi wanywe oya wari nari nango wari Yes, ndabashuje cyane kandi bayikaze reka nizire ko mumeze neza umuherere yose agiye atandukanye mu nce z'igihugu zigiye zitandukanye abari bwota amasimba aba diaspora abanyamahanga mwese aho muri mumeze mute. WhatsApp Rwanda, WhatsApp Buja, ndabifuriza amahoro y'Imana. Twongeye twagarutse gucima kagusukura umujyi guca kavuyo mu mpwemu zidasanzwe. Ni kuri IRYAKABAGARI TV n'ubundi niho tuje gucira impaka, niho tuje kubabwira, niho kubarabura. Twagarukanye na IG, urabona ko atari wenyine kuri undi mukobwa mwiza nawe urabona ko barasa kabisa. Kibabona wabonye iki? IG uraseka iki turi mu makuru? Ndaseka iki? Uri guseka kandi turi mu makuru. Ni message naribonye kuri telefone. Okay. Yes, kubanga rw'ibyuma turi kumwe na Bonsani urimo kudufasha mu buryo bw'amajwi ndetse n'amashusho. Umukeneye ufite ubukwe wahamagariza nomero za telefone zitagenze kuri screen yawe, cyangwa ukeneye no kwamamaza kugira Kabagari TV babigufashamo. Nimba ufite umuntu wawe afite ikibazo cy'uburwayi, kabone niyo yaba arwaye ikisi, indwara yose tuguhuza n'umuganga akaba yabigukorera neza cyane. Ese barakwibye ibintu byawe biburirwa irengero, wabuze ababikugaruriza, tuguhuza kugira Kabagari TV, tuguhuza n'abantu bafite dawa cyangwa se bafite imiti babigukorera neza kandi bigacamo. Hari n'izindi ndwara nyinshi cyane. Iga urwaye yihe? Ngwaye indwara bita intinyi. Abe rero iyo duhuye buri gihumbera mushya kubera intinyi se yo kandi noneho intinyi nyine. Nago Iga ari wenyine, ari kumwe n'undi mukobwa nawe tutazi ngo yitwa nde, gusa si ubwa mbere nge mubonye. nanjye banyita Aline. Mwari muri aho ariko? Yesu nashimwe. Ashimwe Imana. Ubwo himbazwe. Nani kazavuza ndume yo koko. Aba rero murimo kubona njya murabona ko basa cyane, ni nk'intobo. Hari ibyo bitaga kera ngo gusa nk'intobo. Igwe umukobwa Aline uramuzi? Ndamuzi. Ko musasa? Ni bisanzwe ariko gusa umuntu se twaye iki? Ariko usa nka Iga. Turi abavandimwe. Sure. Nkuko mubyumva rero n'abavandimwe banakurikirana. Nje nari ndimo kwitambukira ku mihanda dore ko ndi umunyamakuru nyine akazi kanje. Bamurana na timu yanjye n'ibikoresho byanjye, tuba turi mu kazi. Dutunzwe n'iyi mihanda ya Kigali ndetse no hanze ya Kigali mu ntara hose wabona inkuru waduhamagara. Ngize gutyo nkubitana n'umukobwa arambwira ati munyamakuru ndakwinginze, nakubonanye na Ige, fasha muze na Ige. Akibimbwira Ige twari tugiye gukorana n'ubundi kiganiro sanzwe muramenyereye kugira Kabagari TV ko dukorana nawe. Ndavuga ati okay, ngwino nje kubahuza. Se mupfana iki? Muri umunani musaza wanjye. Igwe mukobwa nibyo koko? Yego. Muravuka? Turavuka. Hashize nk'igihe kingana iki mutabonana? Kuko yambwiye ko ukumbuye cyane. Ni kinini pe. Ni kinini shokwa. Ase n'imyaka myinshi hate buriya. 6. Imyaka 6. Ya. Hafa. Ige Ige yagiye ufite nk'imyaka ingahe? Yagiye mfite imyaka 13. 13. None ufite ingahe? Hashize imyaka 6 nyine. Hashize imyaka 6 wagiye afite 13. Fata ubwo ni 19. 19. Arakiba ko wakuze. Nanjye ahubwo nakuyobewe maze. Kubera ko nabayisire queen. Umva nakuyobewe ko mu makonye yakwemekwa.
ago sibyo. Wabyakiriye gute guhura na musaza wawe ubona ari inkumi ahubwo kurenza? n'ubu sindabyemera ko ari wa musaza wanjye nsanzwe nzi. Yige umuzi utubundi wowe mu rugo byari bimeze bite? ko muzi pe mu rugo twarakinana, twakundaga gukina twa dukino tw'abakobwa nyine biraho, ariko ntabwo yari ari kuri uru rwego ndi kumubonaho. Ntabwo wajyaga witera make up nk'abase ku myaka 13 buriya bagatangiye kwitera ibirungo? Oya, twarakinaga gusa ya mikino nyine y'abana uzi. Hige nyine tuza kumubura. Sinzi ukuntu twagize gutya dusacinga IRYAKABAGARI TV, mubonaho mbona ni umuvandimwe wanjye, ndavuga se uyu yaba ari wa muvandimwe wanjye twavuye mu ndimi, ko nyine nabonaga ibintu ndi kubona bidasanzwe kuri we. Mfata umwanzuro nyine wo guperereza, nsanga abakorera inaha, nawe mbona ko nakubonyeho kuko na nimero zanyu ziba zigaragara hasi, niko guhita nguhamagara umbwira ko uzamfasha ukampuza nawe. None uramfashije koko ndamubonye, urakoze. Ndi kwibaza nyine icyabimuteye kuba ameze gutya, yansobanurira nyine nk'umuvandimwe wanjye. Byagutunguye cyane? Natunguye. Nuko ubu ugeze i Kigali ukuraho neza, uriyemeza ati njyewe mbaye umukobwa. Yego cyane, ngeze nangaha naje nkara ahantu mu kazi runaka nashatse ku publicité, ntabwo ari ngombwa kuba publicité. Ndangije ndaza ndakora, nyambara n'abantu batipe baho babona ni wa salama ni wane. Uyu minsi ukigenda yicuma uvugana nabo muciringa gake gake bigenda biza ngo dumburi. Byameze nk'umuntu ufite akabuye kajunya mu nyanja ngo sibyo? No, singo sibyo rata. Sundi wanyweye? Oya, wari nari ntango wari nari ntango wari nari ntango wari reba uyu. Yes, bakunzi bacu twagize ikibazo cy'imvura, niyo mpamvu mubona ikirere amashusho ashobora kuba atari gusa bitewe n'imvura yaguye. Tubanza kujya kugama twongera turagaruka. None se akantu tamana gari sawa re ikizi ntese imvura niyaguye? Imvura ni umugisha man. Uzi ko nibutse. Okay, thank you sana. Musaza wawe uyu munsi ntabwo ari musaza wawe, uri mukuru wawe. Mvange byandenze kabisa, byandenze. Ndi kwibaza ibintu ndi kubona, nimba ari inzozi, nimba ndi kubirota, simbizi kabisa. Byandenze. Ndaje ngo tugire utahe usubire mu rugo, ujye mu rugo usanye mama. Byandenze biteye ubwoba. Sinshaka mu mujyi wa Kigali. No, biteye ubwoba. Ibaza usuru mama nimba imugeze harabyakiriye. ahubwo utanabimubwira. Ariko mama arantwara iki? Mafu arantunze mu mujyi wa Kigali, azi ko mbayeho, azi ubuzima mbayeho mu mujyi wa Kigali. So mubwire nunahinduka bimubwira akazi kawe. Ubwo nawe babiguje amahirwe ko naniye kuzaguhamagara nkavuga ati ngwino tubane nshakire business yo gukora. Uzi ikintu kiri hose amakuru mfite na mushiki wawe nawe akunda abakobwa bagenzi be. Are you serious? Ibyo wait, no, ndagukubita naguhonda. ni ikosa ntabwo nakora iryo kosa. Njye burangenda cyari ku kibazo cyawe, ahubwo nashaka kujya. Ibyo ndashaka kujyamo kubera iki? For what ushaka kujya mu buzima bwanjye? Ndi kwibaza uko mbayeho, urabizi. Ndareba mu karitsiye, uzi n'umunwa wo mu karitsiye, reba ukuntu mu karitsiye bameze. Mama reba nashaka no kuza mu rugo. Ese dore ejo bundi ni bonane, tuzarira bonane iwanyu se? Musanze sha. Reba ukuntu mama muteje abantu. Abaye abantu muteje? Ibaze ko iki kiganiro gica kuri kino kiganiro gica ku cya IRYAKABAGARI TV. Na ahantu murayikurikirana ahantu hose umva muri kasoringi. Ariko se ubundi aranshinzwe, mwabishyira mutabishyira, ambone ntambone mafu. Ubundi se ubundi ashinzwe iki kuri jyewe?
pfa ko yarambyaye akakira kuri duniya kandi ikindi ndashaka ko mu minota 45 mba ngo Nyabugogo bashe bisi nkagwa amafaranga kwinduhereza mama ibindi papa uramuyobe kunare arakarishye we sinzi nimba uzanamukira papa kundi nukambwira kugira ngo amfate ansohore mu rugo ambwire ngo nambaye ikanzu y'abashiki banjye nyine byaramutunguye none we uraza ubikorera icyo mu rwego rwo kumuhima none se mbaho neza ntiwaje kureba mu rugo wanjye ukuntu hateye njye numiwe nyine abanyameze ati kuba ari heza ni heza ariko sinabyizera ntabwo nkibakeneye nta n'umwe nkeneye cyangwa cyo nkeneye mama Kigali kwa nimbira kuzigara inde Kigali kuzigara uzagenda namubwiye ko natobe Yes bakunzi bacu rero ngira ngo wabibonye ko ni uguca impaka no gusukura umujyi uyu nguyu mumenyereye ku mazina nka Ige bamwita Ige n'umuge uriya nawe ni mu bishakisha rumuna we ubu ngubu kano kanya ni murumuna we ariko ubundi mu buzima busanzwe ni musaza we uyu ni sister wanjye we uyu ni sister yarabyemeye neza Ige ntago ari umuhungu ni umukobwa wabarire cyane sibyo no gucimaka wabibonye ko ugiye kujya mwambarana guhera ku myenda y'imbere no kugeza ku y'inyuma yose shanjye ndabona biteye ubwoba ahubwo ndegukeka ko baba baramuroze ntabwo ari wa musaza wanjye nsanzwe nzi njye byandenze cyane agikubita uyu ari nyine nde mukuru ni wowe none uri kuvuga ngo iki barandoze ari cyane agikubita kibabarire biteye ubwoba nka corona buyo wazeka bugacya bukira simbizi ko azabyakira pe azabyakira nka bireke uko bansoye ahagaze ari kundeba nise baragusoye koko ngo ubu nzi bimwe ntago arahari oya baramusoye mu kwa kundi mubyeyi acyaha umwana baramubwiye ujye ureka kwambara imyenda bashiki bawe uri umuhungu baramusora nyine ngo jya hanze nyine arivumbura ngo ujya hanze uragaruka umujinya washize ubonye ko yambaye London isi ni London barakobeshye we izwi cyo gitenge kiguza amafaranga 15,000 agashati kacyo niko kari ku sinyama umwana wiriya kare Musanze kare hehe Musanze si iwanyu we nuzi none arya ntambwe ukemera agace komokamo hehe reka ndize ndi Musanze ndi Kigali ndo muri Kigali yewe na kare Yes Ige reka ngushimire wakoze cyane kwitabira reka nizire ko n'ubutani nkwamagara uzaza nditabira wakoze cyane nakonje asante sana amahoro y'Imana bane namwe nje nitwa VI wewe witwa gute kandi subscribe kuri IRYAKABAGARI TV tujye tubana buri munsi mu biganiro bigenda bicaho ku munsi ko bwije nuko bukeye reka tuzahore mu bindi biganiro kandi nongera nkubwira ati niba ushaka kwamamaza hamagara nomero za telefone zitaginze kuri screen yawe hanyuma IRYAKABAGARI TV tukumenyekanishirize business ese ufite indwara urwaye ukababuze muganga ku IRYAKABAGARI TV turaguhuza n'umuganga waribwe kandi ukeneye kugaruza imitungo yawe ese mani nawe urakuze urimo urabyumva hasta la vista ndabakunda cyane ciao ciao mahoro y'Imana bane nawe